Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nkuko mumaze kubimenyera hano kuri Source of Joy Studio, duhora dushakisha ibyabagirira umumaro, kandi ni koko ntabwo tuzahwema kubibashakira uko Imana izagenda ibidushoboza. Ubushize hari ikiganiro twabagejejeho cy'ibikoresho bikenerwa kugira ngo indirimbo isohoke. Twabagejejeho bimwe mu bikoresho by'ibanze. Niba utarakibonye turaza kuguha link hasi kugira ngo ugikurikirane. Uyu munsi rero twateguye ikindi gice cy'uburyo indirimbo ikorwa kuva yinjiye ndetse kugera inasohotse. Hanyuma ntabwo ndi jyenyine, turi kumwe n'umuririmbyi. Reka tumwakire. Yesu ashimwe. Nitwa Emmanuel Bikorimana. Ndi umuririmbyi nk'uko bamaze kubivuga, kandi nifuje gukorana n'iyi studio indirimbo yanjye. Murakoze. Intambwe ya mbere tugiye guheraho ni ukumva indirimbo y'umuririmbyi. Murakoze. Reka amfatire note ya mi cyangwa i mu cyongereza, mi mu gifaransa. Nanjye mfite icyo gushimira, sinabura icyo navuga, mu gitaramo cyaba kuvuga ibigwi. Nanjye mfite icyo gushimira, sinabura icyo navuga, mu gitaramo cyaba kuvuga ibigwi, mu gitaramo cyaba kuvuga ibigwi. Tumaze kumva style indirimbo irimo, ndetse tumaze kumva na note. Igikurikiyeho rero ni ugukora draft cyangwa umuziki w'ibanze cyangwa na kuroki, ushaka wabyita kuroki. Hanyuma tumenye uko iyo ndirimbo injyana izajyamo ndetse n'uburyo umuririmbyi ashobora kuyiririmbiraho. Nanjye mfite icyo ngushimira, sinabura icyo navuga, mu gitaramo cyaba kuvuga ibigwi, mu gitaramo cyaba kuvuga ibigwi. Tumaze kumva amahakoro agize indirimbo. Icyo tugiye gukurikizaho noneho ni ugukora ingoma. Nyuma turaza kubihuza byose kugira ngo twumve ko bihura n'indirimbo. Hakurikiyeho gucuranga noneho
tugacuranga amakodes muri ya ngoma tumaze gukora, tukabihuza noneho tukumva uko bimeze. Draft irarangiye, hakurikiyeho kurikodinga noneho ijwi. Mu kurikodinga ijwi umuntu aba agomba kwitonda cyane kugira ngo hatazamo urusaku rwa bafure ndetse n'ibindi bintu biri ku ruhande. Niyo mpamvu mwabonye ko twambaye ama ekuteri kugira ngo noneho umuziki wa bafure we kuba ari wo turi kumviramo, ahubwo twumvire mu ekuteri. Gusa nanone ubaye utari kurikodingira iruhande rwa bafure cyangwa rw'ahantu hasakuza, ntabwo ari ngombwa ko volume yose igabanuka ya bafure. Ngira ngo hano ho byatewe nuko bafure zitwegereye, ariko abaye ari gukorera mu kindi cyumba ntabwo ari ngombwa ko producer uri mu kindi cyumba yambara ama ekuteri. We si ngombwa yumvira kuri bafure, ariko nawe akumva umuziki mukeya utari mu rusaku ngo rugere kuri ya mikrofone. Nanjye mfite icyo ushimira, sinabura icyo navuga mu gitaramo cyaba kuvuga ibigwi, mu gitaramo cyaba kuvuga ibigwi. Tumaze kurebera hamwe uko indirimbo irikodingwa, tumaze kurebera hamwe uko bakora draft. Hanyuma igisigaye rero ni ukubumvisha ibyo tumaze guhuza byose, tukabibumvisha birangiye. Nanjye mfite icyo ushimira, sinabura icyo navuga mu gitaramo cyaba kuvuga ibigwi, mu gitaramo cyaba kuvuga ibigwi.